Nongeye kubasuhuza inshuti zanjye, bantu dukomeje kugendana kuri iyi nkuru bita Elizabeth Bennet, umukobwa wiyubaha, ukunda icyubahiro, ukunda ukuri, udakunda gukururwa n'ibyo abasore cyangwa se abagabo batunze kugira ngo bamukunde bamutwarire umutima. Reka dutangire na episode ya 6. Darcy yongeye gutinyuka, gusa uyu munsi ntiyari uwo kwigaragaza, wari umunsi wo gutanga umutima we wose. Yarasenze, hanyuma Darcy yongeye gutinyuka. Uyu munsi ntabwo wari uwo kwigaragaza cyangwa se wo kwiyerekana no kwishyira hejuru, ahubwo wari umunsi wo gutanga umutima we wose. Yasanze Elizabeth ari wenyine, umutima we wuzuye amagambo atarimo ubwibone bwinshi nk'ubusanzwe cyangwa se nk'ubwo yari asanganywe. Hanyuma arangije abwira Elizabeth ati, Elizabeth, ndagukunda, nzi ko nakubabaje we n'umuryango wawe, nzi ko ntitwaye neza nk'uko byari bikwiriye, ariko umutima wanjye warakubonye, n'ubundi iyo nkomeje kukubona numva nta mahoro mfite, numva ngukunda. Naragukunze rero naho nabihungira, kuko aho njya hose umutima wanjye uhora ungarura kuri wowe, umutima wanjye uhora umbwira yuko ngomba kugukunda. Hanyuma Elizabeth nawe arangije aramureba, amubona mu maso, arebye mu maso abona si wa wundi yari amenyereye wishyira hejuru ndetse yibona. Gusa icyari kibabaje kuri Elizabeth we, ibikomere by'amagambo yari yarumvishe cyangwa se ya magambo yari yarumvishe mbere byari bikiri kuva, byari bitarakira, bitaromoka. Hanyuma ako kanya aricecekera, atangira kwibwira mu mutima we ati, Mana, wampaye imbaraga zo kwihesha agaciro aha hantu. Maze arangije, amaze kwibwira gutyo mu mutima no gusenga gutyo mu mutima, arangije amusubiza atuje ariko ashikamye mu mutima we. Arangije aramubwira ngo urukundo si amagambo gusa, urukundo ni icyubahiro, ni ibikorwa, ni ukwicisha bugufi. Arangije yongeraho ati, nta kuntinya kunkunda, nta nubwo ntinya gukunda cyangwa se nubwo ntinya gukunda, ariko mfite ubwoba bwo kuba nakwiyanga nkitesha agaciro ngahuka. Hanyuma Darcy nawe yumvisha amagambo, yumva atangiye kumuvuna. Si uko yari yangiwe urukundo gusa, ahubwo ni uko yanzwe ko atarahinduka bihagije. Kuba yaraje aciye bugufi ntabwo byari guhita bimuhesha urukundo ako kanya, ahubwo byagaragara ko yuko agifite urugendo rwo guhinduka mu mutima we wose. Elizabeth hanyuma arigendera, amarira atangira kumuzenga mu maso, ariko umutima we yumva ko atsinze intambara ikomeye yo kwirinda urukundo rutamukwiriye. Hanyuma Darcy nawe asigara wenyine, atangira kumvirirwa atari yarigeze yumva na gato habe na mbere ijwi ry'umutimanama wiwe. Bizakomeza muri episode ya 7. Ese aho bigeze kuri wowe twabanye muri iyi nkuru, uri kubona Elizabeth azakunda uyu muntu? Ese Darcy azahinduka bihagije, cyangwa ahubwo aragenda agenda yiyemere kurushaho kuko urukundo yari ategereje atarubonye? Reka tuzahure, gusa hari inama nakugeneye uyu munsi. Urukundo rwanyu mureke rurute amagambo, mukunde mu bikorwa ndetse no mu kuri. Nujya gusoma mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya 3:18 uzahasanga ibi bintu. Isomo ry'uyu munsi: kwanga proposal ntabwo ari ukwanga urukundo. Kuba umuntu yaza kugupropose akakubwira ko agukunda ukamwangira, ntabwo ari ukuba umwanzi cyangwa uba wanze urukundo rwe. Kwiyubaha ni intambwe ya mbere y'urukundo nyarwo. Imana ikurinda urukundo bitazakuzamura, ahubwo ruzagusubiza hasi. Ubutumwa nakugeneye uyu munsi: iyo Imana ikubujije umuntu, ntabwo iba iguhanye, ahubwo iba iri kukurinda. Ntabwo iba iri kuguha igihano, ahubwo hari ibyo iba ikurinze. Ndabakunda cyane rero, mukande subscribe, mushyireho comment, ise mumbwire ati iyi nkuru none ndi kumva yabaye akaga, ndi kumva uyu nguyu azahinduka. Ese uzatsindira urukundo ni uzatsindira urugamba, ni uharanira ukuri, uzahinduka ninde muri ibi ngibi? Ngiye ndashaka kugira ngo mungire inama, mumpe ibitekerezo byanyu, mumbwire ukuntu muri kubyumva. Reka rero tuzahure, tuzarebe nyine iyi nkuru